Hello guys, uno munsi nkambazaniye application itanga 1GB ya buri munsi. Guys, application ukaba wayikora kuri Play Store. Guys, wowe icyo usabwa ni ukuba ufite smartphone yawe ndetse ukaba ufite n'umwanya wo gukurikira ino video kuva ku ntangiriro kugeza igeze ku musozo. Uraba ufite ubushobozi bwo kumenya uko iyo application yaba ikoreshwa yawe. Uzacingemo app yitwa Mix. Dore ngiyi ya mbere, iriya ya mbere rwose ije niyo iyi. Guys, application akaba ari iyo ngiyo, ukayikoraho. Gategereza. Guys, application rero dore ngiyi, icyo utokora ni ukuyidownloadinga. Sabye gukoresha password. Sorry, witonze banshyiremo password. Okay guys, application rero ukabona ko ngiye kuyidownloadinga, hanyuma nkabereka uko ikora. Irakora rwose na application guys. Urabona ko hari abantu benshi, simbereka abantu benshi bagiye bayivugaho gukora neza. Tegereze application ibanze igiho. Murabona ko ibura gake kugira ngo irangire, turakomeza dutegerezaho gato. Urabona ko noneho tugiye ku application yacu irangiye yuzuye 100%. Tutegereze ko yistaramo, hanyuma tugatangira tukareba uko bikorwa. Application yestare, dukomeze. Guys, murabona ko application yarangiye. Rero icyo dusigaje ni ukujya kuyireba, maze tukahita mwereka uko turi bwaze kuyikoreraho ira 1GB. Application turaza tuyirebe, niturangiza tuyikandeho. Tegereze nuko imeze. Uhita ukanda hari handitse OK. Bakugeze ahangaha na wongere ukande OK. Utukanda leta niba udashaka kuba joining. Guys, rero ku bantu bakoresha urahita uza ahangaha uze usacingemo network ukoresha, nimba ari Airtel, nimba ari MTN, uyisacinge. Kadusacingemo MTN Rwanda. MTN Rwanda. Ana gutya yanze kodeka twandikemo Rwanda. Urabona ko zise zizamo. Iyi ngiyo ikoresha kuri Airtel, dukoresha kuri Airtel. Guys, akandi kantu uhita ukora, dore uza ahangaha, bibutsa gukanda subscribe guys. Ahangaha ukahita wemezaho, ukahita ukanda restart.
aha guys, kubera ko ngiye telefone yanjye nta simukadi irimo mba mbikoze mukareba, ariko ku bantu mufite telefone irimo simukadi mubikore mumbwire muri comment. Ndabwo gusigamo nimero zanjye muze kumpamagara mumbaze. Katuhakande, urahakanda, urabona yuko ngewe kubera nta simukadi mfite rwose byanze. Okay, katukanda okay. Utukanda okay guys, ku bantu mufite simukadi rwose mugerageze mumbwire, kano kanda bizi neza ko gakora 100%, umbwire muri comment.